M23 kuva muri Uvira kwayo n'ubundi bimeze nkaho ntacyo bivuze cyangwa se n'ubundi biteshejwe agaciro na guverinoma ya Kongo. Ndagira ngo wumve ano majwiho gatonya ubundi dukomezanye. Porte-parole du gouvernement. Communiqué officiel numéro 70, mise au point du gouvernement provincial du Sud Kivu sur le retrait de l'armée rwandaise et ses supplétifs de l'AFC M23 de la ville d'Uvira. Le gouvernement provincial du Sud Kivu suit de près l'évolution de la situation sécuritaire dans la ville d'Uvira depuis l'annonce par l'AFC M23 dans la soirée du 17 décembre 2025 de son retrait. Uyu wumvishe atanga itangazo ni guverineri n'ubundi wa Kivu y'Amajyepfo ahatanze itangazo ngo rigenewe abanyamakuru. Ni itangazo n'ubundi ryamagana cyangwa se ritesha agaciro ukuva muri Uvira kwa M23 bavuga ko atari byo M23 ngo itavuye muri Uvira ndetse ngo birango byari agakino n'imitwe. Nkuko utangiye ubyumva abifuze nyuma yuko byari kumanywa cyangwa se ahagana mu gitondo kuri uyu munsi ku itariki 18 nubwo yenda mwe kiganiro mu kibonye mutinze byari byagarutsweho n'uyu Patrick Muyaya ubwo yari yagiye ku rubuga rwe rwa X yandika no magambo yanditse ngo ibyo bavuga ngo bavuye muri Uvira ngese ninde wabihamya ko bavuye muri Uvira. Niko umuvugizi wa guverinoma ya Kongo yaje aravuga abinyujije ku mbuga ze, aravuga ngo ibyo bari kwivugisha ngo bavuye muri Uvira ninde wabihamya ko bayivuyemo. Arangije arongera abaza ikibazo, ubwo yabazaga isi yose muri rusange, arongera arabaza ngo bavuye muri Uvira se bagiye hehe? Ese abasohotse muri Uvira banganaga iki? Ahangaha ni leta ya Kongo bakimara kumva ngo M23 ivuye muri Uvira ngo ku itariki 18 barabashizemo. Abayobozi ba Kongo baje babaza ngo ese ninde wahamya ko bavuye muri Uvira? Ese nimba bayivuyemo berekeje he? Ese abasirikare babo basohotse muri Uvira ni bangahe bangana iki? Ese twamenya muri uyu mujyi basizemo ibiki wa Uvira basohotsemo? Uri kumva Kongo ariko abantu basohotse mu mujyi baravuze ati tugiye kugira ngo duha amahirwe amasezerano y'amahoro twese dukomeze tuyoboke inzira y'amahoro, ariko Kongo nabyo none bitangiye kuba ibibazo kuruta ahubwo none no kuyigumamo. Batangiye kuvuga ngo twamenye ubundi ari ibiki basize muri uyu mujyi wa Uvira. Ati basize se ibyobo byuzuye imirambo y'abantu bishe? Ati cyangwa ahubwo basize abasirikare babo biyambitse imyenda ya gisivile kugira ngo tugire ngo bagiye, ariko mu by'ukuri ari abasivile biyoberanije bakiri nako ari abasirikare ba M23 biyambitse gisivile n'ubundi bagumye muri uyu mujyi. Hasi arangije arandika ngo ese iki gikorwa bakoze bita ngo bavuye ngo mu mujyi wa Uvira twagiha akahe gaciro? Cyakozwe n'aba ngaba twita ngo n'umwana ariwe M23 uri gukora kino gikorwa cyo kubeshya ngo avuye muri Uvira kugira ngo atabare papa we ariwe u Rwanda. Ati dutegereje ko ingabo zose z'u Rwanda ziri ku butaka bwa Kongo zihava ntihagira ahantu hamwe baba bari. Niko yasoje avuga. Ana magambo yanditswe n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo ndetse akaba na minisitiri w'itumanaho muri kino gihugu cya Kongo. Mu kanya gato gashize rero uwo wumvishe dutangiye nkumvisha amajwi ari nawe ngira ngo dukomeze twumve ayisasora itangazo noneho ngo aretsore kuri televiziyo y'igihugu cya Kongo. Avuga ati iri ni itangazo, avuga umubare waryo rigenewe abanyamakuru. Des informations crédibles en notre possession font état d'une dissimulation teintée d'un retrait pour plusieurs raisons qui méritent une rigoureuse analyse. 1. En visualisant les vidéos envoyées dans les réseaux sociaux, toute l'équipe était presque vide car n'ayant à l'intérieur que les chauffeurs et un ou des éléments à bord. 2. La communication sur ce retrait est floue, en ceci que les rebelles n'ont pas précisé jusqu'où ils devraient se retirer. Ni ikiganiro cy'iminota myinshi ari gutanga rino tangazo guverineri wa Kivu y'Amajyepfo gitesha agaciro kuva muri Uvira byakozwe n'izi nyeshyamba cyangwa se uyu mutwe wa M23. Ati iri ni itangazo, yafuze umubare w'iryo tangazo rigenewe abanyamakuru. Ati iri ni itangazo risowe n'ibiro bya guverinoma ya Kivu y'Amajyepfo bivugwa kuva ku butaka bwacu bwa guverinoma y'u Rwanda nako mbarire pana guverinoma y'u Rwanda bw'abasirikare b'u Rwanda nabo bafatanije aribo M23. Tubwo batangazaga ngo bavuye mu mujyi wa Uvira. Kongo isigaye ifite ukuntu noneho itagishaka no kuvuga M23 bahanganye cyangwa se abanyekongo, ahubwo basigaye bivugira u Rwanda gusa, bakabanza cyangwa bakavuga u Rwanda, bashaka kuvuga M23 bakongera ngo n'u Rwanda ngo n'abandi ba M23 bafatanije. Ati guverinoma yacu ya Kongo yasuzumye yitonze situation y'umutekano uko yagaze nyuma yuko M23 batangaje ngo bagiye kuva muri uyu mujyi wacu wa Uvira.
ubwo babitangazaga ku ijoro ryo ku itariki 17 ndetse bakanemeza ko ngo abasirikare babo bagomba gushira mu mujyi wa Uvira ngo ku itariki 18 ubwo ari kuri uyu wa kane. Ati dukurikije amavideo bakoresheje bagiye bifata bagaragaza ko bari gusohoka mu mujyi wa Uvira yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga, ati twabonye ko ayo mashusho arimo ibibazo n'ubushukanyi. Ikintu cya mbere kigaragaza ko M23 biri yari imikino bari kudukina ngo bavuye mu mujyi wa Uvira ngo ni ukubera yuko urebye amamodoka ngo yasohotse muri Uvira ya M23 bavuga ngo basohotse muri Uvira ngo yari amamodoka adahetse abasirikare, ngo wasangaga ngo ari imodoka itwaye irimo shoferi gusa utwaye iyo modoka ngo wenda n'undi musirikare umwe ngo cyangwa babiri, ariko imodoka ugasanga igenzemo ubusa kandi izo modoka zarajemo abasirikare bazuzuye. Ugasanga ariko imodoka za M23 ziri kuvuga ngo zivuye muri Uvira, ngo zivuye muri Uvira imodoka nta bantu bazirimo. Ikindi cya kabiri kigaragaza ko iryo tangazo batanze ko bagiye kuva muri uyu mujyi wa Uvira nta gaciro rifite ngo nuko cyangwa se bidasobanutse, ngo nukubera ko itangazo batangaje ubwabo ngo bagiye kuva muri Uvira, itangazo ryabo ntago risobanura neza ibi bikurikira. Itangazo M23 yatangaje ivuga ngo bagiye kuva mu mujyi wa Uvira, ntago banditsemo ngo tugiye kuva muri Uvira tujye kurebinga n'iki y'uyu mujyi wa Uvira, ntago bashyizemo ngo bazasohoka muri Uvira bajye kurebinga n'iki. Umuntu ashobora gusohoka ku mugani muri Kigali agahagarara ku marembo yayo, nibyo bano bari kuvuga. Ati kuki mu itangazo batashyizemo ngo dusohotse muri Uvira ariko tuzagera kure bingana gutya cyangwa se tugiye kujya aha naha. Ati niyo mpamvu twumva ko M23 nimba isohotse mu mujyi wa Uvira igomba gusuzumwa, igakurikiranwa, igakorerwa ubugenzuzi, igasubira muri pozisiyo za kera bahozemo. Ati ndavuga muri Kamanyora. Ati ikindi cya gatatu kigaragaza ko kuva muri Uvira byatangajwe na M23 ari ibihuha cyangwa se nta gaciro bifite. Ati nuko abasirikare bose bagaragaye, cya gatatu bagaragaye bari gusohoka muri Uvira ngo bagiye berekeza, abo basirikare ba M23 ngo bagiye berekeza ku muhanda bita Mwami, ekeza mu misozi ya Kashekebwe. Aho bagiye mu misozi bagiye kureba abitwa ngo twirwaneho ngumino ngo bagenzi babo bagiye no kureba ngo umutwe wa Red Tabara ngo bafatanije. Kwibutsa ko umutwe wa Red Tabara ni umutwe utavuga n'ubumwe n'ubutegetsi mu Burundi ukunze kuvugwa ko bateza ibibazo i Burundi, bajya bagaba ibitera i Burundi, mbega n'abanzi b'igihugu cy'u Burundi. Sasa Kongo itangiye gushinja M23 ngo M23 ngo basohotse muri Uvira ko bahita bajya hafi yaho mu misozi hari ngo aho bagiye guhura ngo natwirwaneho ngo bashyira imbaraga hamwe na ngumino ndetse ngo banahure na Red Tabara ngo bahuze imbaraga nyine bafatanye. Ati by'umwihariko bahurire ahitwa muri Minembwe muri teritwari ya Fizi, ahantu hatuye abanyamurenge benshi. Ati ibyo bakaba babikoze bafatanije nabo bose batwirwaneho n'abandi mu rwego rwo kugira ngo uyu mujyi wa Uvira ahubwo bawuzenguruke, babe bari kureba neza aho kugira ngo bawuvemo bajye kure, ngo ahubwo bagiye kwifatanya nabo banzi bandi. Mbega uburyohe, ntuzavuge ngo wariye umuceri utarariye umuceri wa Lucky Rice. Uri umubyeyi uhahira urugo, uri umukozi wo mu rugo utumwe guhaha, genda ubaza Lucky Rice. Uyu muceri w'igitangaza wera mu Rwanda uri mu moko menshi cyane ku buryo buri umwe yisangamo bitewe n'amikoro ye. Tubafite umuceri mwiza muremure wo mu Bugarama, umugufi, basmati ibereye ibirori na brown rice, tutibagiwe akawunga keza, ifu y'igikoma ya finoli n'isukari ihendutse, byose byo mu Rwanda. Akarusho kandi ushobora no guhamagara iyo nimero ubona kuri ekara yawe bakakoherereza ibiro byose by'umuceri ushaka mu rugo iwawe, ukarenzaho inote y'igihumbi gusa. Ahira kuri wa@luckyrice.com cyangwa mu maduka yacu akwegereye. Lucky, ibyiza bihebuje. Ngo ba Kongo n'u Burundi ngo kugira ngo bazenguruke umujyi wa Uvira none baze kuba bari kureba neza. Ikindi cya kane ndi kuvuga itangazo hano, uyu mugabo ari kuvuga, uyu guverineri w'amajyepfo avuga ati ikindi cya kane kigaragaza ko kuva muri Uvira kwa M23 nta gaciro bifite, mbega bari kubitesha agaciro. Ati nuko abasirikare bose bihutiye ahitwa Makobola, Fiabaraka, abasirikare n'ubundi ba M23 muri ibyo bice bakibirimo kandi ni ibirometero 9 winjira mu mujyi wa Uvira. Ati n'ubundi rero kuva muri Uvira bavuga ngo bavuye muri Uvira nta gaciro bifite kuko abasirikare bagiye ahitwa Makobola mu nzira igana Baraka ngo n'ubundi ngo niho bakiri kandi ni mu birometero 9 uvuye muri Uvira. Ati n'ubundi urumva ko umujyi batawurekuye. Ati kandi baracyafite n'ibibunda byabo binini cyane. Ati ikindi
abasirikare b'u Rwanda bari kumwe na M23 bagiye bagenda n'amaguru muri ririya joro ryo ku itariki 17 bagiye berekeza ahitwa Kavimvira muri Kiriba ariho berekeza ngaho hakaba ari ibirometero 12 n'ubundi uvuye mu mujyi wa Uvira. Intention aucune de rentrer. 5. Le militaire rwandais de l'AFC M23 vit à pied la soirée d'hier vers les ronds-points Kavimvira n'ont pas dépassé la cité de Kiliba à 12 km de la ville d'Uvira. Ce qui confirme la thèse que les rebelles ont monté une mise en scène pour réduire la pression et endormir l'opinion publique nationale et internationale. 6. Ati ibyo byose bakaba barabikoze mu rwego rwo kugira ngo bakomeze kwikuraho igitutu bari bakomeje gushirwaho n'igihugu cyacu ndetse n'imiryango mpuzamahanga yari kubashyiraho igitutu ngo bave muri Uvira. Uri gutanga itangazo yakomeje avuga ngo ikindi kigaragaza ko kuva muri Uvira kwa M23 ari ibihuha cyangwa se n'agaciro bifite atari nabyo ngo nuko mu gitondo cyo ku itariki 18 z'ukwezi kwa 12 ubwo hari kuri uyu wa kane ngo muri icyo gitondo cyaho en 2025 il s'est observé à Uvira de nouvelles figures en tenue civile qui jadis n'existaient pas au sein de la communauté. ngo nuko ngo muri iki gitondo ngo haje kugaragara abantu bashyashya muri uyu mujyi abaturage bo muri Uvira batari bamenyereye ayo masura yabo batanabazi ngo bambaye imyenda ya gisivile ngo bikaba bikekwa cyangwa se bano bakongera kugaragaza ko ngo ari abasirikare ba M23 ngo banze gusohoka muri Uvira ngo bakayitaho ubwo bahindura ngo imyenda ya gisirikare bakayikuramo bakambara imyenda ya gisivile bakabeshya ko bavuye muri Uvira ngo none ngo abaturage ngo bakaba bababonye ngo muri Uvira babonye amasura mashyashya. Iri ni itangazo Kongo isohoye. Iri sohoye byabanje kwemezwa mbere n'umuvugizi wa guverinoma ya Kongo. Mbega yabitangaje kare none ubaza gutanga itangazo bahita babyemeza. Mbega ni nka kumwe umuntu ashobora kuba ari kwibaza ibintu none nyuma bakaza kubitangaza nkaho ariyo mpamo. Guverinoma ya Kongo umuvugizi wayo yabanje kwibaza kuri Twitter arandika ngo none se ngo ubundi ngo bwongo M23 ngiramutse bayitasohotse muri uyu mujyi ngahubwo ngo ugasanga bahinduye uniforme ngo z'imyenda bari bambaye. Niko yibazaga nyine yarameze nk'uri kwibaza ngese ubundi ngo twamenya basize ibiki muri uyu mujyi ngese ubundi twamenya mbega yaribazaga ariko ibyo yibazaga neza kumwe yabyanditse nibyo noneho guverineri agiye kuri televiziyo y'igihugu atanga itangazo avuga ngo muri iki gitondo ngo babonye amasura y'abantu bambaye civilian ariko ari bashyashya muri uyu mujyi wa Uvira ku buryo ngo dukeka ko ari M23 itarigeze isohoka muri uyu mujyi ahubwo bahinduye imyenda bakambara imyenda ya gisivile bakaguma mu mujyi wacu kugira ngo bakomeze gahunda zabo. Bakaba bariyambitse imyenda ya gisivile abama 23 mu gihe bategereje kongera gukora ibikorwa byabo by'ubugizi bwa nabi bategerereje muri uyu mujyi wa Uvira. Ati ikindi cya karindwi hano ari kuvuga inimero z'ibintu byose ngo bigaragaza ko kuva muri Uvira kwa mama 23 ngo nta gaciro bifite mbega bidakwiye no guhabwa agaciro n'imiryango mpuzamahanga. Yageze ku cya karindwi ndetse yakomeje n'ahagera avuga ngo ikindi ngo kuba baraciye mu bice bya Kiriba abo basirikare b'u Rwanda bari kumwe na mama 23 ngo nuko ngo bashaka guca ku ruganda rw'isukari ruhari ngo noneho ngo bakiba ngo abwo ari kuvuga ngo abasirikare b'u Rwanda ngo bakiba ngo imashini zaho ngo z'urwo ruganda zikora ibintu ngo by'isukari ngo mu rwego rwo kugira ngo ubukungu bw'iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo bakomeze babuca intege ngo noneho izo mashini ngo zo mu ruganda ngo bakaziba ngo bakazizana mu Rwanda. Niyo magambo bari kuvuga muri mpamvu baciye iyo nzira. Kandi uru ruganda bashaka kwiba ibikoresho birimo ngo babijyane mu Rwanda ni uruganda rwashyizweho na Perezida Felix Tshisekedi rwaremeye akazi urubyiruko rw'abagera ku 300 by'abashomeri bakaba bari basigaye bakora muri uru ruganda ngo none ngo izo ngabo ngo gahunda ngo bafite ngo nuguca kuri urwo ruganda bakiba ibikoresho birimo ngo bakabizana mu Rwanda. Ni itangazo riri gutangwa ndi kugusomera. Ati ni muri urwo rwego ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo twamaganye by'umwihariko ibyo binyoma tukanamagana ibitangazamakuru byakomeje gushyigikira bigaragaza ko ingabo za mama 23 ngo zisotse muri Uvira ngo mu rwego rwo kugira ngo imiryango mpuzamahanga n'ibihugu bikomeye biriya ngo by'abahuza ngo bibafate nkaho koko bavuye muri Uvira kandi atari byo. Ndetse n'ibyo bavuga ngo ni igikorwa cyiza bakoze mu rwego rwo gutanga icyizere ntago ari byo atahubwo ibi ni ibintu batangaje basora itangazo bagiye kuva muri Uvira mu rwego rwo kugira ngo bashyireho urujijo rwa politike babeshya ngo bavuye muri Uvira ariko ibikorwa bya gisirikare byabo bigihari muri Uvira ndetse bakaba batarigeze barekeraho n'ibikorwa by'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi batarigeze barekeraho ibikorwa byabo by'ubusahuzi. Ibyo byose bakaba barabikoze mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bakwepa igitutu bari gushyirwaho n'imiryango mpuzamahanga by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
vise à donner une illusion de retrait politique sans désengagement militaire ou cessation de violence et de pillage, avec pour unique objectif obtenir la réduction de la pression internationale, notamment celle des États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi, face à cette réalité sur terrain, le gouvernement provincial du Sud Kivu appelle la communauté internationale, y compris les Nations Unies, l'Union africaine, l'Union européenne et dushingiye rero ku biri kubera hano ku kibuga cyangwa se muri Uvira, twebwe nk'ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo turahamagarira imiryango mpuzamahanga irimo umuryango w'abibumbye, irimo umuryango w'ubumwe bwa Afurika, irimo umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Uburayi ndetse n'indi miryango yose iharanira uburenganzira bw'ikiremwa muntu, bakomeze bamagane banashyira igitutu kuri ibyo bikorwa biri gukorwa n'igihugu cy'u Rwanda ndetse nabo bafatanije M23, ndetse bongere n'imbaraga mu kurinda abaturage b'inzirakarengane b'abasivile bari kwicwa. Muri urwo rwego ubuyobozi bwa Kivu y'Amajyepfo turasaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga, babasaba ko bategeka igihugu cy'u Rwanda bakagishyiraho igitutu kugira ngo ingabo z'u Rwanda zive ku butaka bwacu bwose bariho mu gihugu cya Kongo. Le provincial demande instamment aux États-Unis d'Amérique et à leurs partenaires internationaux d'exiger du Rwanda un retrait total et effectif de toutes ses forces et celles qu'il contrôle sur l'ensemble des zones occupées dans les provinces du Sud Kivu et du Nord Kivu jusqu'à leur position cantonnée intérieure, c'est-à-dire Bunagana. Turabasaba ko Amerika n'ibyo bihugu bategeka u Rwanda rugakura ingabo zabwo muri Kivu y'Amajyepfo, muri Kivu y'Amajyaruguru, ngo ndetse bagasubira ahantu habo honyine hemewe hari mu masezerano ariho muri Bunagana nk'uko byemejwe n'amategeko mpuzamahanga. Ndetse yarengeje avuga ati tunaboneraho guhamagarira imiryango mpuzamahanga yose muri rusange kwihutisha ubufasha cyangwa se kugenera ubufasha abantu bari mu bibazo, abaturage b'abasivile bafite ubuzima bubi babayeho nabi, by'umwihariko bakuye mu byabo b'impunzi muri kano kanya bakaba batabarwa byihuse. By'umwihariko harimo nk'abari i Burundi mu nkambi zaho bahunze no mirwano, abo bose guhera ku itariki 9 ukaba usanga bari mu nkambi nta bufasha na bumwe bafite. Ndetse tugasoza tuvuga ngo twebwe nk'ubuyobozi turabasezeranya ko dukomeje gahunda yacu n'intego yacu byo kurinda abaturage tutarobanuye ku bwoko cyangwa se aho uturuka, nta vangura, abaturage bose bakarindwa bari muri Kongo, ndetse no kurinda ubusugire bw'igihugu cyacu no gusakaza amahoro, umutekano n'uburenganzira bwa muntu n'ukuri. Bwana Bachis Didier Kabi, umuvugizi, niwe ngutanze iri tangazo. Mu yandi magambo nureba neza ni igikorwa gikozwe na Kongo bameze nk'abari gutabaza amahanga, babwira Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko n'abandi bafatanyabikorwa bababwira n'imiryango mpuzamahanga, imiryango y'abibumbye, ati kiriya gikorwa M23 ni igikorwa cyiza cyari cyakozwe na M23, bavuga bati wenda turigiye gutanga icyizere abo duhanganye nabo, barekeraho urugamba, barekeraho gukomeza kurwana, barekeraho kugirira n'aba bantu, mbega dutanga urugero rwiza ko ibiri mu masezerano turi gutanga, urugero ko tubikeneye ko natwe bishyirwa mu bikorwa kugira ngo amahoro agaruke, bava mu gice bari bafashe, ariko nubwo babikoze bakava muri Uvira, Kongo yo imeze nk'iri kubagendaho cyane kugira ngo ikomeze kubagaragaza no kubasiga ikindi cyasha gikomeye cyane, bavuga ati abo bantu bagumye muri uyu mujyi bambaye civilian mu gihe bategereje kongera gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi byabo, nta hantu bigeze bajya, ndetse mbega kuva muri Uvira kwabo Kongo ibitesheje agaciro, ndetse iri guhuruza amahanga ati biriya bintu bababeshye ntago ari byo, ngo n'ibitangazamakuru byabitangaje nabyo ntago ibyo bababwiye ari byo, ni gahunda bari bapanze. Andi magambo bari muri Uvira n'ubundi byari ikibazo no kuyivamo, ahubwo none bari kubigira ibibazo kurushaho. Ukibaza ngo ese aya mahoro cyangwa se ibi bari kumvikana bizashyirwa mu bikorwa ryari cyangwa se biciye mu yihe nzira, mu gihe ugerageje gukora igikorwa cyiza kigaragaza rwose gufata icyemezo kizima cyo kugira ngo mugane mu nzira y'amahoro, abandi bagitesha agaciro ahubwo burundu. Ubu bwumvikane buraza gushoboka mu gihe ahubwo noneho Kongo iri kwamamaza ikivuga ngo Uvira ubundi kuyivamo nta n'ubwo ari ibintu bya hatari, ngo ntabwo dushaka kumva, ahubwo hari ubutaka bundi na bumwe bafite byitwa ko bayoboye bwacu, ati bave ku butaka bwose, cyangwa batangiye kwamamaza cyane. Izo nizo gahunda muri kano kanya twavuga ziri mu burasirazuba bwa Kongo. Ndaje dukomeze turebe n'ibindi biganiro byinshi by'ibiri kubera hariya ndetse n'ahandi hose ku isi. Icyo busabwa no gukora subscribe kugira ngo dukomeze tugendane, tubane, dukomeze twubake ya chaîne yanyu. Ciao ciao.